nansayitaho bebe rata mapizo ngukore makazi mama wota sare yawe ndoteremea bebe rata mapizo ngukore makazi bebe nkunda woto membe ndotere feza I love you dagokomoka daka kare ndona saza I love you apana body mona hubwo diro ndo musaza I love you. Ndakubwira kugana ishuri riri hano muri Rwamagana ryitwa Rwamagana Leader School. Iyo bavuga ngo where education is for life, ni ikigo cyiza gifite inzobere mu myigishirize, gifite abarimu b'abahanga b'intoranywa, abana baho abantu babashije kumenya kiriya kigo, abana babo basohoka muri iki gihugu basohoka mu bambere. Kandi ni ikigo cyiza gifite imiyoborere myiza, gifite education iri ku rwego rwo hejuru, gifite imyigishirize ihambaye, ariko n'ubuzima burimo. Niyo mpamvu navuze ngo ushaka kujyana n'ibyiza, jewe iyo numva ijwi ryawe ndanezererwa bigatuma ndushaho kukwikundira. Igihe kizagera wikicira inzira, igihe kizagera nawe ubona ibyawe, nyuma y'umubabaro tuzabona umunezero, niturangiza umurimo tuzahabwa ingororano, nyuma y'umubabaro tuzabona umunezero. F1 TV, Factory 1 Rwamagana TV. Mwiriho neza mwe mwese mukomeje gukurikirana F1 TV nk'aya masaha nk'uko dusanzwe tubazanira abatumirwa bagiye batandukanye. Uyu munsi twabazaniye umutumirwa, ariko no mutumirwa ndakeka kuri kamera za F1 TV n'ubwa mbere mumubonye. Mushobora kwibaza se ni muntu ki, vibe ziwe ni izihe, ese ni umuhanzi, ese ni umukinnyi wa filimi, ese ni umuririmbyi bitandukanye. Nkuko mumureba vibe ziwe murazibona, turaje turamubakorezaho gake tubinjize neza mu njyana atwibwira, ariko tunababwira ngo banyarwandakazi namwe rubyiruko mukomeze kwihangana muri bino bihe bitoroshye byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ndetse twibuka tuniyubaka. Tubabwira rero twinjira hano imbere yacu dufite umusore, n'umusore mubona ukiri muto, ariko n'umusore ufite impano wabiciye bigacika mu myaka yashize. Aratangira twibwira mu buryo bwa gihanzi, wenda tuhita tumwumva kugira ngo tumenye uwo ari we. Buryo bwa gihanzi ndeka mwibwire mu mazina asanzwe. Ubundi abantu benshi banzi ku izina rya Niyoke, nakoresheje mu muziki wa Sekira, ariko uyu munsi Niyoke n'ubundi ntacyo rintwaye, ushatse warinyita, ariko uyu munsi nyine naje kubereka ishusho nshya y'ubuzima mbayemo n'andi mazina nahawe n'umubyeyi wundi. Ngiye nagize ndi mahirwe yo kugira ababyeyi barenze umwe. Noneho rero umubyeyi mfite muri iyi minsi yanyise irindi zina, naryo ndaza kuribabwira, ariko reka dukomereze kuri iryo rya Niyoke abantu benshi basanzwe banziho nyine tu. Ni Niyoke guturuka muri Butterflies, groupe benshi bazi nyine tu hano Rwamagana no hirya no hino mu gihugu. Iryo zina ndabizi neza ko abantu benshi barizi. Tukwakira mu kiganiro cyacu rero, mwumvishe dufite n'umuhanzi bamwita Niyoke yabaye mu cyo bita Butterflies, ndakeka ni 2017 gutyo. 2017 yari groupe hano mu karere ka Rwamagana ibica bigacika, aho yari ihanganye nabo bitaga Absent Killer. Ndakibuka icyo gihe nabo bari bakataje, ariko ntago barushaga icyo bita hit Butterfly, ko Butterfly yaratwikaga mu bigo byose by'amashuri ndetse no mu karere ka Rwamagana mu tubari hose. Nyine bari bafite vibe za danje. So kuno munsi wa none hari abavuga ati ese Butterfly yarazimye, Butterfly bamubiki, Butterfly nyine ukibaza Butterfly kuri uno munsi wa none ihagaze ite muri showbiz nyarwanda. Tubakira rero tubabwira ngo kugira ngo tujye tubazanira abatumirwa bagiye batandukanye, tubazanira byinshi bigiye bitandukanye, nuko musabwa kujya
kuri F1 TV mugakanda subscribe, mugakora sub notification, mugatera like ndetse na comment kugira ngo tumenye ko mudushyikire abanyarwanda ibyo tubazanira bibanyura. Tukira aho ngaho tugira ngo tuganire birambuye na Niyoke nk'uwari ukuriye itsinda rya Butterfly, kugira ngo atubwire se Butterfly kuri no munsi none, se Butterfly ijya kubaho yatangiye ite, ese kuri no munsi none noneho bihagaze bite? Ndahera kuri icyo kintu cyo kumbaza ngo Butterflies ijya kubaho yatangiye ite. Butterflies yatangiye ari groupe y'abanyeshuri, twari muri scolaire ya groupe scolaire ya Protestari ya Rwamagana. Noneho nari umusani, nkunda gukora umuziki, nkandika, nkaririmba ku ishuri mu bitaramo, ariko abana nyine bifuza ko ngo twafatanya. Hari benshi bari bafite impano ariko bakabirwa uburyo nyine nkoramo ibintu byanjye. Bansaba ko rero bibaye byiza nabafasha, kuko nari maze kujya muri studio narakoze indirimbo imwe nayishize hanze. Abana b'inshuti zanjye nyine turakorana, tugakora amarepetition, tukandika dufite vibe nziza kabisa zijyanye n'icyo gihe twari turimo. Noneho rero biza kuvamo group yaje gushingwa n'umuntu wari wemeye kudusapotinga kuko twari abanyeshuri, nta mafaranga dufite kameme, nyine umunyeshuri umva nta kazi afite, ariko kari agatara ka danje. Ariko nyine umutipe umwe atonamo impano bamwitaga Humble Man atonamo impano, yari umuntu ukuze ariko nanone w'urubyiruko, ari umukuru w'urubyiruko muri quartier twaturukagamo. Yifuza kudusapotinga, ariko arambwira ngo akurikije we yari ID we, akurikije uko abona icyo gihe hariho amagroupe mu Rwanda hitinze, abona ko dukoze groupe aribwo byabasaba kurusha uko nakora njyenyine. Ndetse ambwira ko uburyo ndirimba haramutse habonetsemo umuraperi byaba ari byiza kurushaho. No kurapa narabigeragezaga, ariko ambwira ko kuririmba ari byo ngerageza kurushaho, cyangwa se nzi kurusha ibindi. So noneho rero nuko Butterflies yatangiye ishinzwe n'uwo mugabo Humble Man. Butterflies yatangiye igizwe n'abantu babiri, ariko nyuma yaje kuba crew, kuko yatangiye irimo icyo gihe nitwaga Casey. Dutangira twakoze indirimbo yitwa Ingurutsi, ndi kumwe n'umutipe w'Igikondo witwa Swaji, umuraperi mwiza cyane, ndamusuhuje. Swaji ndamusuhuje cyane, hari Igikondo abari kubica bigacika, n'uyu munsi yanze kukamanika. Never give up kabisa, yanze kukamanika. Sasa rero nanjye ntabwo nakamanitse, ariko ndacyahari. Gusa uburyo nari mpari icyo gihe siko ndi uyu munsi. Muri icyo gihe muhise uvuga ati noneho reka dukore groupe y'abantu babiri, harimo Kezi na Swaji. Nyuma yaho gato byaje kugenda bite? Twakoze indirimbo ebyiri, yitwa Ingurutsi n'iyitwa Ndakwikundira. Ni indirimbo zatumye tugira izina hano mu karere ka Rwamagana, ndetse n'utundi turere duturanye natwo za Kayonza, Gatsibo, mbese mu ntara y'Iburasirazuba hose twari dufite izina kuri iyo ndirimbo, ku buryo hari nk'abatipe abanyamakuru bajya baduhamagara b'ibinyamakuru benshi batandukanye mu majyaruguru. Ndumva narigeze kujya gukora igitaramo, ariko biturutse kuri abo batipe bari barumvishe igihangano cyacu kiriya ndirimbo Ingurutsi. Dukorana indirimbo ebyiri, ariko tuza kugira inshuti nyinshi zifuza kutujoininga, birangira ibaye crew. Yahise ijyamo abantu, habanje kujyamo undi muntu umwe dukorana nawe indirimbo, ariko Swaji yari yarasubiye mu ishuri gato. Iyo ndirimbo nyikorana n'undi mutipe witwa Zashe ndamuzi, yakoze n'indirimbo bita ejo yakoze indirimbo ya trap. Nakubwiye abatipe banze kumanika man, banze kumanika kabisa, baracyatwika, haracyashya. Zashe twakoranye ingoma yitwa Vitamine. Ni indirimbo nubwo wenda itageze kure cyane, ariko nayo indirimbo nziza kandi ikoze neza. Ntabwo twabonye umwanya wo kwishakira promo, ariko twarakoranye dukora indirimbo yitwa Vitamine. Nyuma gato crew yose yifuza gukorana indirimbo hatavuyemo n'umwe. Yari igizwe n'abantu batanu, harimo witwa Karex na Humble Man, harimo Swaji, nanjye Niyoke wasaga nkaho ari njye uri mukuru muri ni njye wasaga nkaho mbahedinze, kubera ko ni nanjye bakuraga inspiration nyine kenshi.
nyine dukora indirimbo nka zino za old school za kera nyine tuza hip hop z'imijinya. Ndibuka iyo ndirimbo bayitaga imari henze, nta nubwo twize yo tuyishira hanze, twarayikoze nyuma groupe irasenyuka, senyutse indirimbo turi kuyishira hanze. Indirimbo ngiye narayumvisha, yavugaga ati ngira agahindi iyo numva gitari kuko inyibutse muvuza amateka bihe bibi twagize umuziki twakoze inyenyeri niyaka urumuri ni roza muza tubonamo imari henze. Iyo ndirimbo niyo twakoze turi ku nyine. Iyo ndirimbo narayumvishe, nayo yari indirimbo nziza, yari mu bwoko nka ziriya za Tough Gang gitangira. Ni indirimbo nkeka ko nayo iyo muza kuba muri competition kirya gihe yako muri showbiz nawe mwari muri competition ya danger. Iriya ndirimbo yari indirimbo nziza, gusa nyine groupe imaze gusenyuka biba ngombwa ko indirimbo itajya hanze kuko ntabwo yasenyutse kubera izindi mpamvu, ni impamvu z'imyemerere y'amadini. Harimo umugenzi wacu umwe wari umaze kwinjira mu idini cyane mu bintu byo gusenga, yifuza ko twakuramo vasi yiwe ngo kubera ko we ashaka gukurikira nyine ibintu byo gusenga cyane, birangira vasi tutayikuyemo, ahubwo tubona njye nabonye n'indirimbo nyine uburyo yari imeze, ndavugana indirimbo niba na ngombwa basi tuzayisubiremo tuyikore twayitonde, twayikoreye muri studio nyine iri cheap ukuntu. Niyo mpamvu indirimbo itari imeze neza cyane. Nifitemo vasi ivuga ngo abakene bararera bakire bagaseka, inshingano dufite nukuzabavugira, abataza bo turibo twe turabahishwe, umunsi tuzahishurwa nibwo muza tumenya turi mari henze. Niyo ngiyo tu nta kantu gato nashizemo nyine, ariko ntabwo twayikora. Iyo ndirimbo mujya kuyikora ko numvishe irimo ubutumwa bukakaye cyane, kuko umusani aragenda agasiga, umusizi arasiga agasiga ikiriho cyangwa se igiteganyijwe kuzabaho. Mwebwe mwabwiraga bande, mwavugiraga bande? Twavugiraga abasani bari underground, abasani bataratera intambwe ku rwego rushimishije ngo bubake izina. Ni ukuvuga barakora, baba bafite impano kandi bakora cyane, ariko biba bigoye. Babandi bagezeyo iyo bababona nyine hari ukuntu bashaka kubafata mu cyiciro kitari icyo bo bibonamo. Twababwiraga ko rero turi imari henze ndetse turi abahishwe, ariko umunsi tuzahishurwa bazamenya abo turi bo. Nyuma rero gatoya hafi 2018 maybe 19 mwinjiye mu cyo bita guseparatinga idea. Bamwe bajya hirya abandi bajya hino bitewe nuko hajemo ibintu by'idini. Nyuma ho gato cyane ko ndakeka nyuma yaho hari indi ndirimbo njyango mwakoze maybe. Nakoze indirimbo nyine kuko zashiyetse ajya ku ishuri, ariko anambwira ko ashaka ko twahindura injyana turi kuririmbamo. Ngiye mubwira ko injyana ndirimbamo nashobora kwireka, ubwo tunanirwa kumvikana nyine biba ngombwa ko ajya gukomeza injyana yiwe. Hari injyana nshyashya ashaka gutangira gukora, noneho agiye ku ishuri agiye gutangira iyo gahunda ye. Yari afite projet amaranye igihe kinini, twatangiye gukorana n'undi asanzwe afite iyo projet, ariko numva ko tutayifatanya kuko niye nanjye nari mfite yanjye natangiye. So numva rwose projet yiwe irafatika, numva n'uburyo aririmbamo, numva n'uburyo we nka nyirabyo yabikunze, ntabwo byari bibi. So rero ndamureka aragenda ajya gukora, nanjye nkomeza uko naririmbaga. Bagenzi bacu nabo kubera ko muri crew nyine birashoboka ko akora indirimbo uri wenyine, ariko alongside nyine tukavuga ugakora wenyine, ariko bitavuze ko uvuye muri group. So noneho rero nanjye naje gukora indirimbo ndi njyenyine bayita Niho Uzibera. Niho Uzibera niyo ndirimbo nakoze ndi njyenyine. Nyuma yaho dusa nkaho twabiretse, ariko abandi baracyakomeza. Nyuma yuko mugenzi wanyu avuye mu bintu bya muzika akavuga ati ngiye mu bintu by'idini, nkeka ko nyuma yaho nawe waje guhita winjira mu idini.
ndabyibuka ndabyibuka ko ahubwo njyewe naje kubona umubyeyi mushya. Njye nakuriye mu buzima bwa giswahili, reka mbivuge gutyo. Nkurira hano ntago hano turi bwaze kuvuga twinjiye mu buhamya cyane, kuko ndabizi neza ko nanjye hari invitation nendaga kuzaguha ku bijyanye na life ya buswahilini, aho twita ngo ni buswahilini siri. Hari life wabagamo kuva ukiri muto mu buzima bw'ishuri, noneho hari na life wabayemo nyuma y'ubwo buto bwawe unaretseho umuziki ho gato uhagaritse uvuze reka nshyiremo agapoze. Reka tureke ubwo buzima bwa mbere, turi mu buzima bwa nyuma noneho umaje kwinjira mu mubyeyi mushya, ku mubyeyi mushya. Ubuzima nabayemo rero nkiri muto, njye nabayeho mu buzima nkunda umuziki cyane. Biri mu bintu byatumaga byamfashaga. Ubundi umuziki hari ukuntu abantu bafata umuziki uko utari. Njyewe umuziki ni ubuzima kuri njyewe. Umuziki ni ibyishimo, umuziki ni ubuzima, umuziki ni umunezero. Umuziki abantu bawufata uko utari bamwe na bamwe, ariko umuziki ni nk'ubuhanuzi. Umuziki rero wari ubuzima kuri njye, nkukunda, nkukora, ukamfasha. Tugiye nkubwiye gato ku buhamya bwa kera ho gato, nk'umuntu wavukiye mu muryango ukennye, nk'umwana wavukiye mu buzima bukakaye, reka mbyite gutyo, umuziki wamfashaga kunyurwa, kandi umuziki ukamfasha gukomera no kumva ko ejo ari heza. Ubwo buzima nabunyuzemo cyane, bituma nkunda umuziki, kandi n'impano numva ndayifite. Ariko n'ubu uyu munsi rega nubwo uvuga ngo naje kwinjira mu idini, ntabwo ari ukwinjira mu idini. Nubwo nahuye n'umubyeyi mushya agasa nk'ampindura ubuzima butandukanye nubwo nari ndimo icyo gihe, ariko n'ubundi umuziki ndacyari kumwe nawo. Ariko se umuziki urimo uhurira he? Hari ibyo bita cyane cyane abantu bakunda gusenga cyangwa se binje mu cyo bita gospel music, icyo bita ngo ni indirimbo z'isi, n'indirimbo zahariwe kuririmbira Imana. Ese kuri ubu ngubu uri hagati aho ngaho, bitewe nk'ukuntu wagiye mu mubyeyi mushya, icyo bita kujya mu rusengero, icyo bita kwiyegereza Imana kenshi, cyangwa se kuba mu Mana, reka mbyite gutyo, bitandukanye na za vibe za wa wundi uvuga ati ngiye ndimo ndaririmba indirimbo z'isi, nshobora kujya gusenga, ariko abenshi banzi ngo ndi uw'isi, reka mbyite gutyo. Hari uw'isi, hari n'uw'itorero, warerewe mu itorero, sibyo? Nyuma ubu ishusho waha abanyarwanda muri rusange cyangwa se abakurikiranye F1 TV, uri mu muziki gospel, uri mu muziki wa vibe y'isi? Njyewe ntabwo navuga ko ubundi icyo gihe nakoraga umuziki ngira ngo ntange message, kuko urumva nk'indirimbo ingurutse mu kirere, niba warayumvishe, ni message natangaga. Kandi message natanze mu ngurutse mu kirere, n'ubu ndaza kwibwira abadukurikiye, ni message na n'uyu munsi nakongera nkatanga. Bivuze naririmbaga sekira, ariko sekira uburyo nayikoraga hari harimo uburyo bwo gutanga message, hari harimo uburyo bwo kuba numva nyine nyikunze inshimishije, ariko noneho nkumva nzabigira n'umwuga. Uyu munsi rero ntago ariko bimeze. Uyu munsi ninjiye muri gospel music, ariko uburyo ninjiye muri gospel music nuko nahinduye ubuzima nari ndimo icyo gihe nubwo ndimo uyu munsi. Bivuze ngo sekira ntago nyifata nk'icyaha, byaterwa nuko wayikoze. Njye mu myemerere yanjye sekira byaterwa nuko wayikoze, n'amagambo arimo na message ushaka gutanga. Ibaye atari message mbi, ibaye atari message iroha urubyiruko, kubera ko nkanjye mu myemerere yanjye nzi ko abantu Satani akunda gukoresha amagambo mu ndirimbo z'urubyiruko rw'iyi minsi kugira ngo abashe kuyobya abantu benshi. Rero nk'umuntu ukora indirimbo irimo uburyo bwo gufasha Satani kuyobya abantu, iyo ndirimbo yo ntabwo nayishyigikira, nanjye sinayikora. Ariko indirimbo ya sekira muri no minsi zo bita ngo akenshi ngo ni ibishego, ntabwo nshobora gukora indirimbo y'igishego, nta nubwo nshobora kuyumva, nta nubwo nakifuriza inshuti yanjye kumva indirimbo y'igishego, kuko ziriya ndirimbo ngiye nizera mu myizerere yanjye, nizera ko zifite imbaraga zidasanzwe. Ntabwo nayikora. Ariko sekira yo nayikora nshaka gutanga message iri bugirire societe umumaro, ku buryo naho nsengera mu itorero mbamo
bitabangama, nta kibazo byaba bitwaye, ntabangamiye itorero ndimo, nanjye ubwo ntabwo nabangamiwe, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ikizira mu isi no mu ijuru kiba kizira. Ubwo rero ahangaha ngewe ku bwanjye mu itorero ndimo mu myemerere yaryo, sekira ntabwo ibujijwe, ariko bigaterwa n'iyo sekira iyo ari yo. Rero ninjiye muri gospel, nsigaye ndirimba indirimbo zifasha urubyiruko kuyoboka inzira y'agakiza, kuyoboka inzira yo gukorera Imana, kuyoboka inzira igana mu gihugu cyo mu ijoro. Kubera ko naje gusobanukirwa, maze guhura n'uwo mubyeyi mushya, naje gusobanukirwa ko uyu mubiri twambaye ari umutizanyo, uyu mubiri twambaye uzabora, ibyo dukorera n'ibyo tuvunikira tuzabisiga, ahubwo imirimo dukorera mu isi ari izatuvugira. Rero mu mirimo nakoraga nakita nk'umuziki, ngewe ntabwo nemeranya n'umutima wanjye ko indirimbo za sekera zishobora kugira icyo zikuvugira imbere y'umwami wacu Yesu Kristo. Aha. Nyuma y'uko wari niyoke mu itsinda rya Butterfly, atandukanye n'itsinda ryo bakoreragamo injyana ya sekira, hip hop ndetse n'izindi njyana, kuri uno munsi wa none akaba yarinjiye mu cyo bita gospel music. Gospel music bitewe n'uburyo yari afite imyemerere, yinje mu myemerere mishya ndetse n'ubuzima bushya butandukanye n'ubuzima yari arimo, yaje kwinjira mu cyo bita gospel music. Ariyo kuri uno munsi wa none avuga ati njyewe nkora indirimbo zo guhimbaza cyangwa se gukangurira urubyiruko ndetse n'umuntu ku giti cye kuba yayoboka inzira y'ijuru. Warebeye kuki kugira ngo uvuga ati kugira ngo nkompete hano hanze cyangwa se mbone imibereho, wafokasinze ku kintu cyitwa iki? Focus yanjye yari iri ku gukizwa, kuko hari igihe nzagaruka ahangaha, abadukurikiraho banabyumve, nzagaruka ahangaha kubaha ubuhamya bw'ubuzima nabayemo. Ubuzima nabayemo nzaza kubabwira ubuhamya bwabwo, ni burebure nabwo buri kubijyanye n'ubundi n'ubu buzima twabayemo bw'umuziki, ariko harimo message nzaba ndi gutambutsa kandi nziza. Ariko uyu munsi turacyavuga kuri wa muziki twakoze kera, uyu munsi twaba turi muri gospel music, twaravuye muri wa muziki wa mbere. So ngewe rero njya kujya muri gospel, ntabwo nayifashe ngo mve muri sekira ninjiye mu kuririmba indirimbo za gospel cyangwa se zo gutanga message y'ubutumwa bwiza bwazanwe na Kristo mu isi. Ntago ari uwo mwanzuro nafashe gutyo, ahubwo njye nabanje gukizwa, maze kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza, maze kumwakira mbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye n'ubuzima bwanjye, maze kumuha ubugingo bwanjye ngabugenge. Byabaye ngombwa ko mvuga nti n'ubundi ko mu buzima narimbayemo busanzwe ntari umuririmbyi, najyaga nkunda kuririmba, nkunda umuziki, ese koko nzakomeza kuririmba kandi narinje no mu buzima bwo kwizera Yesu no gusenga no gukora imirimo yo gukiranuka? Kuko namaze kugera mu nzira igana Kanani ijya mu ijuru, inzira yo kubana n'abantu neza, nkabana n'Imana neza. Buriya ntabwo wabanira Imana neza utabaniye abantu neza, ntabwo bishoboka. Kugira ngo ubanire Imana neza ubanza kubanira abantu neza. Ubwo rero maze gufata umwanzuro wo kugira ngo ngendere muri iyo nzira igororotse, nabonye ntarekeraho kuririmba, ahubwo mfata umwanzuro wo kuririmba indirimbo zishobora gufasha sosiyete nyarwanda, by'umwihariko urubyiruko nari ndimo, kuko hari byinshi twabayemo nk'uko nakubwiye nzababwira ubuhamya. Hari ubuzima twakuriyemo butari bwiza, ubuzima bugoye bwo mu bukene, natwe ubwacu tukitwara nabi. Ibyo nzabibabwira ikindi gihe nagarutse. Uyu munsi turi kuvuga ku buryo ninjiye muri gospel music. Ubwo rero maze gukizwa nyine nibwo navuze ngo reka ndirimbira Imana nk'uko najyaga ndirimbira abantu bakishima bagakunda indirimbo zanjye, reka mpanyuze n'iyi message yo kuvuga ubutumwa bwiza, abantu bumve ubutumwa bwiza bunyuze mu ndirimbo kandi bubashe kugera kure. Mwe mukurikiye F1 TV, ubu turi kumwe n'umutumirwa, n'umuhanzi yitwa Niyoke. Abenshi mu muzi ku mazina agiye atandukanye, ariko ntago ariko kanya ko kujya tubabwire ku mazina atandukanye. Uyu munsi turi ku kijyanye n'injyana ya kera n'injyana y'ubuzima bushya, tubabwira ngo
mukore subscribe, mukore share, comment kugira ngo tujye dugumya tubane namwe, tubazane abatumirwa bigiye batandukanye mu bihe bigiye bitandukanye, kandi dukomeza kubwira abanyarwanda mukomeze kwihangana kandi twiyubaka ibihe byabaye ntibizongere ukundi. Aha niyoke kugira ngo tunabimburire benshi kubakurikiranye ikiganiro cyacu, hato batavuga ati niyoke ni muntu ki, niyoke arimo aratubeshya n'ibihimbano. Turagira ngo udutandukanyirize uburyo waririmbaga mbere n'uburyo waririmbaga ubu ngubu, uririmba ubu ngubu. Uraturimbira wenda indirimbo ebyiri, yaba rofre cyangwa se igitero, n'ubu ngubu izo uri kwandika ubu ngubu, twumve itandukano riri hagati y'ubwo butumwa n'ubu ngubu. Okay, ndabikora nta kibazo, ariko hari ikintu ngira ngo mbwira abadukurikiye. Ndagira mbwira abadukurikiye ko sekira zose, indirimbo zose zitari gospel ntabwo ari mbi. Ushobora gutanga indirimbo muri sekira, ushobora gutanga message mu ndirimbo ya sekira, ugatanga message nziza ifasha societe nyarwanda, by'umwihariko urubyiruko. Abantu baririmba babuza urubyiruko kunywa ibiyobyabwenge, abantu baririmba babuza urubyiruko kwishora mu ngeso z'ubusambanyi, n'abantu baririmba urukundo muri rusange, apana urukundo rw'umukobwa n'umuhungu, urukundo nyine, urukundo rw'Imana nyine, gukunda abantu, kubana abantu neza. Izo ndirimbo nyine, izo message ziba zikenewe. Izo ndirimbo rero ntacyo zitwaye, ushobora no kuziririmba uri no muri gospel. Ariko noneho ngewe ndakubwira kuri cya gishegu kiriho muri iyi minsi, biriya bishegu rwose. Urubyiruko rudukurikiye, abantu bakuru badukurikiye, abantu bose, abanyarwanda n'abanyarwandakazi bareba indirimbo ziri kuza muri iyi minsi, ndagira ngo mbabwire ngo uko mwazireba kose n'uko mwazumva kose, mwibuke yuko Yesu ari hafi kuza. Mwibuke ko Yesu ari hafi kuza, mukizwe, mukurikira inzira y'agakiza, kandi mwige kubana n'abaturanyi, n'abantu mukorana mu kazi, inshuti muri rusange. Mwige kubana n'abantu, kubera ko ntago uzajya kuvuga ngo urakunda Imana, urakorera Imana utarabona usize mugenzi wawe mwirirwana, mugenzi wawe wamugize umwanzi kandi yaremwe n'Imana. Noneho ugiye kuvuga ngo ukunda Imana cyane, kandi hari umuntu wanga cyane kubera ibintu mupfa. Njya mbwira abantu, hari umuntu mperutse kubwira ngo nk'ubu uramutse ufite umwana wawe wabyaye akaba ari umunyamafuti, abanyarwanda baca umugani ngo ibyaye ikibazo irakirigata, akaba ari umunyamafuti. Ashobora gukorera ikosa umuturanyi akamwanga bye, akamwishyiramo ku buryo yumva ahubwo no kumwica bishoboye yabikora. Icyo gihe uwo muturanyi ntabwo ashobora kuza kukubwira ko agukunda ngo ubyumve, kandi uzi ko akwangira umwana, kuko wowe uzi neza yuko ni umwana ariko bizahinduka. Rero no ku Mana nuko ngiye mbona ko niba ushaka gusenga wubashye Imana kandi ukunze Imana, banza ukundi ibiremwa yaremye. Urya muntu uri mu makosa, urya muntu wita ko ari mubi, urya muntu, ahubwo musengere ahinduke, mwigishe, muganirize. Ariko kuvuga ngo ugiye kugira bifu, inzangano, ntago waba uri mu nzira y'agakiza ngo ujye muri bifu. Ubwo rero warunsabye ko nakuririmbira ngo indirimbo za kera n'iz'ubu. Ngiye naririmbaga n'ubundi indirimbo zirimo message ifasha urubyiruko, kuko nubwo ntari bumuvuga izina, nkiri umunyeshuri ndibuka hari umugenzi wacu wari warishoye mu ngeso cyane z'ubusambanyi cyangwa se uburaya, reka mbyite gutyo. Utari umwe, n'abandi bose turabareba, ngenda bareba, nandika indirimbo yo kubahanura, ariyo nafatanyije na Sorijane nakubwiye twahereho, yitwaga Ingurutsi mu kirere. Reka mbaririmbire wenda gatoya wumve message yaririmo. Yaravuga ngo wigize ingurutsi mu kirere, hano ku butaka wigize nk'intare, urabeshya ngo ukomeye nk'urutare, nyamara uri imfizi y'akarere. Wigize ingurutsi mu kirere, hano ku butaka wigize nk'intare, urabeshya ngo ukomeye nk'urutare, nyamara uri imfizi y'akarere. Uribeshya ngo ukomeye nk'urutare, nyamara nabwo ukomeye nk'urutare. Ubona uyu mukobwa yapize style, nyamara utazi ko ari misire. Komeza ubyikururire
bikumarire, icyo nzi cyo nacyo biri bukumarire. Ugomba gukora ujya imbere, ibyo ukabivamo ugatera imbere. Iryo niraha ry'akanya gato, kandi nukurura umwana muto. Ushobora gutera imbere ukareka kwitwa imfizi y'akarere. Muri bagenzi bawe ntawe ukivuga, nyamara yumva ibyo bavuga. Ureke kwigira ingurutsi, ugaruke ube nk'umushyitsi. Wigize ingurutsi mu kirere, hano ku butaka wigize nk'intare. Urabeshya ngo ukomeye nk'urutare, nyamara uri imfizi y'akarere. Niyo ndirimbo nyine yari irimo message ibwira urubyiruko ngo nabwiraga bagenzi banjye nyine ntabwo ndi bubavugira ahangaha ti rwose cisha make uko wumva ubona wenda ukunzwe n'abakobwa cyane n'iki no kubyinjiramo, ariko ubwo harimo na message yo kubwira abashuga daddy n'abashuga mami ko bagomba kureka kwangiza urubyiruko n'urubyiruko rukareka kubishora. Guys iyi ndirimbo iranditse pe, iranditse. Ariko reka tukiri aho ngaho mbere yuko twinjira muri gospel, nubwo naririmbaga indirimbo nk'izo zirimo ubutumwa, nyuma maze kubona umuntu supportinga naje kuririmba n'urukundo. No kuvuga namaze no kugera muri gospel, ariko kwa gukunda umuziki kurankurura. N'ubu ndandika ngira hatekereza nko ku mukunzi wanjye, nkahita nandika nk'indirimbo ndi kumuririmbaho bitewe n'uko muri iyo minsi wenda tubanye cyangwa mubona. Ariko wenda nkavugana nzabanza nyitondere neza, nimbaze n'abatambyi bacu bakuru niba bidashobora kubangama mu itorero mu murimo wacu dukora wo kuvuga ubutumwa bwiza. So rero nk'indirimbo nakoze naramaze kwinjira mu gakiza itari gospel, ni indirimbo yitwa Rurankirigita. Umva ifite izina kabisa, Rurankirigita nyine tu. Rurankirigita ni indirimbo y'urukundo, ariko ifite izina ebana. Umuntu wese yakifuza kumva iyo ndirimbo. Ndashaka no kuyikora muri iyi minsi kuba dukurikiye iyo ndirimbo, nzayibagezaho muzayumva. Ni indirimbo ivuga ngo sinzi ukuntu bigenza nkabona ibidasanzwe, uru rukundo be rumeze nk'ubufindo, ukuntu biri romantike njye mbona ari nk'amaji. Uru ni rumwe umara gusaza rukagusubiza ibusore, ukajya unyita hani nanjye nkakwita bebe. Erega nanjye ndakwikundira, icyo uzansaba cyose nzagikora, abandi bose nzabihorera, ni wowe gusa nziyumvira. Nzagukunda abayombe bagusebye ngukunde, kandi burya iyo bavuga njye mba ndushaho kugukunda. Nujya ubona ndimo kwisetsa n'urukundo runkirigita, matama atemba amarira y'ibyishimo ruba ruri kunkirigita. Ya n'urukundo runkirigita. Guys umva, reka mbabwire iyi ni live, ariko dufite copyright nako tubabwiye ngo mpita muyisohora. Iyo ndirimbo ni nziza, iri muri vibe z'ubu ngubu. Kuko hari umuziki wa kera old school, ariko hari n'umuziki w'ubu ngubu. Iyi ndirimbo iri mu njyana z'ubu ngubu, nubwo ifite amagambo yanditse atarimo ibishegu, ari indirimbo n'umuntu wese yabasha kumva, yamukangurira kuba wabyuka ukayirimbira sheri wawe, ukaba wayiririmbira undi muntu ku buryo yumva ko ifite ireme. Indirimbo ni nziza. Umva, impano ntaho yagiye. Impano ntaho yagiye, ariko satani nawe abaduhiga. Satani abaduhiga kuko hari igihe nigize kwicara ngira ibyiyumviro, nandika indirimbo kubera guhora numva zino ndirimbo nyine zinakubwiye z'ibishegu. Nandika indirimbo nyiririmbye, nza gusobanukirwa ko nanjye natakaye. Iyo rwose uretse gusa ntago nayireka, ariko nzayihindura nyine, nayo natakaye ninjiye muri za njyana z'ubu. Kuko hari umuntu uririmba gospel music kwifata nkaririmba, reka mbaririmbe ntacyo bitwaye ngiye kuririmbira abantu. Ngo mwite wanyasha umuvugo ko bishaka, mutako utaruhuka, Nyagasani yaguhaye icyo nzi ntawe ukwaka. Njye ndashima Imana yandemeye iyi nana, abavuga bavuge nanjye inana nsayitaho. Bebe rata mpapizo ngukoremo akazi, mama wota sare yawe ndoteremiya. Bebe rata mpapizo
ngukoremo akazi bebe nkunda wotumembe ndutira ifeza I love you ndagukomoka deka kare ndona saza I love you apana body mona ahubwo diro ndi umusaza I love you ni uko nyine ariko niko njyewe hari igihe umuntu ankoma nkumva bwacya tujya studio ni ukuri kw'Imana hari igihe umuntu ankoma nkumva gayi ufite impano pe kuraje kandi kabone iyo waririmba yose biri mu butumwa kandi irimo ireme ry'ubuhanzi impano hari umuntu wavuga ngo mfite impano ntajwe ufite ijwi byose nshobozwa byose na Kristo karumpa imbaraga ufite ijwi niyo mpamvu nanjye numva nashaka umukozi isoni ngo ijwi yampaye cyangwa impano yampaye nyikoreshe ntesha agaciro icyubahiro cye ahubwo ngomba gukora izo nkoze zivuga ku butumwa busanzwe bw'isi ntange message nziza zahindura societe nyarwanda ariko noneho ntange n'ubutumwa bwiza bw'Imana ariko ibishegu byo rwose nk'indi bamaze kuririmba ntago nayisohora ikoze gutya kuko yagenda ikangiza imitima yatuma icyambere cyo rekana no kubwire iri mu ndirimbo bafata mbere y'izindi zose merutse guhamagara umupasiteri wo ku rusengero rwacu ndamubaza nti ariko ko kera nabaga muri sekera nkaririmba nkuko n'ubu wenda natangiye kwinjira muri gospel ngiye gutangira gusohora kuko mfite ndashaka kuzasohora harimo mfite album y'indirimbo yitwa igihe ifite indirimbo nyinshi iri kumwe nazo ndaza kubaririmbiraho gato kuri iyo ndirimbo y'iryo zina rya album yacu ariko naye namubajije ni uramutse uririmbiye nk'indirimbo umukunzi wawe cyangwa se umugore wawe ukamuririmbira indirimbo ariko kandi uri umukristo ukijijwe wabukosheje arambwa ati ntabwo wabukosheje ariko byaterwa n'iyo ndirimbo uko ikoze arambwa ati ariko ubundi wa mugani ndirimbiraho niba ntacyo bigutwaye n'umwe ndamuririmbira arambwa ati mbuze icyo mvuga yabuze icyo arenzaho arambwa ati iyi ngiyi sinakubwira ngo ntakitwaye ariko nanone harimo n'ibintu muvugamo nkatwe abantu bakuru cyangwa se abantu tutabasha kumenya ngo ni ikinyarwanda cyane kandi wowe wumva nta kidasanzwe kirimo nari naririmbiye umukunzi wanjye indirimbo yavugaga ngo ikira indirimbo ya True Story mubwira ngo ngerega neko bere neyo wabihakana kuva i Kigali werekeza i Rwamagana uri umukobwa natoye mu magana n'ibihumbi in a million have come hips like watermelon nibyari kunyiciye ukundwa n'umubabylon hari byinshi mbura nkihangana kuri uyu mwari nanarwana maswiti mabombo nza kuri ndi bisambo mukobwa mwiza uteye nk'igisabo ku rugamba rw'urukundo uri komando iki cyana kizabasaza n'abasaza baragwirirana amake baragongana icyana cyanjye kindekere igikobwa cyanjye ngikunda kubi pasiteri yarasetse aravuga ati se ubudamu we nigiye kwita igikobwa sinzi icyana cyawe mbona rwose wa mugani ugendeye kuri ku ma ID cyangwa se kuri inspiration y'indirimbo abahungu muri iyi minsi bari gukora ntago watakara washiduka wasubiye muri wa murongo kandi uri gushaka kuvamo ariko icyo nabwira abantu ko indirimbo ihindura societe nyarwanda iri mu butumwa bwiza ntacyo bitwaye ariko njyewe ndongera kubwira urubyiruko mukorera Imana mu byo mukora byose mwibuke kubaha amategeko y'Imana no kuyishimira no kuyitondera tukiri aho ngaho turangije kuva kuri vibes z'isi twagiye kwa gospel umwuka amaze kuba muke ariko reka ndirimbo wenda chorus yonyine ngo igihe kizagera nanjye ntabarwe igihe kizagera nawe ubona ibyawe igihe kizagera wikicira inzira igihe kizagera nawe ubona ibyawe nyuma y'umubabaro tuzabona umunezero niturangiza umurimo tuzahabwa ingororano nyuma y'umubabaro tuzabona umunezero niturangiza umurimo
tuzahabwa ingororano, niturangiza umurimo tuzahabwa ingororano. Ni izo ndirimbo ndi gukora muri iyi minsi, ndi gukora indirimbo za gospel, indirimbo zihumuriza imitima ya benshi. Ngiyo ngeze mu ntambara ni Yesu mbwira, kuko niwe musirikare ujya undwanira. Iyo umuhengeri uje mbibwira Yesu, ni Yesu mbwira, kuko niwe musare ujya unyambutsa. Haleluya Yesu we, Yesu we, Yesu we nyina arampagije. Haleluya Yesu we, haleluya Yesu we, Yesu we nyina arampagije. Utuntu nk'utwo. Amin, 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 amin. Kubera ngira ngo ndabagende bumvaho zingahe, niyo mpamvu ndi kugenda ndirimbaho uduce. Hari indirimbo mfite ivuga ngo bagusonga bagusebya bakagusesereza bakagusebya n'isindwe utarigeze mu kabari. Ngo ngahubwo senga wongere usenge, muri byose ntakiruta iherezo ryiza. Izi modoka ntiziruta kuba mu ijuru, ayo magorofa ntaruta kuba mu ijuru. Ubuzima bwiza ntiburuta ubwo muri cya gihugu, ahubwo senga wongere usenge, muri byose ntakiruta iherezo ryiza. Wowe senga kandi ukiranuke, muri byose ntakiruta kuba mu ijuru. Alright, sha mu mpano najyaga nzana uyu nguyu we yanyemeje. Ya rero ntabwo turi busoze iki kiganiro ntababwiye ijambo ry'Imana nabateguriye uyu munsi, ariko mbibutsa no kubabwira gukora subscribe, ugakora share kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro by'icano, kuko icano inyuzaho ibiganiro byinshi, amafilime, ibintu byinshi kandi byahindura ubuzima bwawe bigahindura na sosiyete nyarwanda. Noneho rero uyu munsi mbere yo kuvuga iri jambo ry'Imana bateguriye, ndagira mbabwire ngo ariko ntago ari kwamamaza. If you want to go with the best, ushaka kujyana n'ibyiza, ndakubwira kugana ishuri riri hano muri Rwamagana ryitwa Rwamagana Leader School. Iyo bavuga ngo where education is for life, ni ikigo cyiza gifite inzobere mu myigishirize, gifite abarimu b'abahanga b'intoranywa. Abana baho, abantu babashije kumenya kiriya kigo, abana babo basohoka muri iki gihugu basohoka mu ba mbere. Kandi ni ikigo cyiza gifite imiyoborere myiza, gifite education iri ku rwego rwo hejuru, gifite imyigishirize ihambaye, ariko n'ubuzima burimo. Niyo mpamvu navuze ngo ushaka kujyana n'ibyiza, ku banyarwanda kazi rero. Tuvuze ngo ni Rwamagana Leaders School. Rwamagana Leaders School. Iki kigo ndakizi. Ni ishuri ryiza. Giherereye hano hepfo. Giherereye muri Rwamagana ku muhanda wa Poiruru. Ni ishuri ryiza kandi abana baho barya neza, bambara imyambaro myiza, bitabwaho nk'abari mu rugo. Vuga uti nibo bana batsinda ku kigero kiri hejuru. Ni nabo bana batsinda ku kigero kiri hejuru mu ntara y'Iburasirazuba, tuza turabambere. Ni nabo bana bavuga icyo bita indimi ku buryo busobanutse cyane rwose, muzabyibonera kuko Rwamagana Leaders School. Turababwira ngo munyarukireyo, umanuka usa nkaho werekeza Kigali uciye mu muhanda wo hasi aho bita Poiruru, ugakomeza mu ntambwe ndakeka ni nko muri metero zigera ku 100 ubu hageze. Ijambo ry'Imana uyu munsi nabazaniye turasoma mu Migani ibice 29 umurongo wa 21. Haravuga ngo umugaragu warezwe neza uhereye mu bwana bwe, hanyuma azabera shebuja umwana. Umugaragu warezwe neza uhereye mu bwana bwe, hanyuma azabera shebuja umwana. Umunyamujinya abyutsa intonganya, kandi umuntu w'inkazi agwiza ibicumuro. Ndagira ngo impamvu mvuze iri jambo risanisha n'ubuzima nabayemo. Umunyamujinya yagwiza ibicumuro, ndetse n'umwana warezwe neza
ko nyuma abera shebuja umwana. Ndagira mbabwire ko nyuma yo kwinjira mu gakiza nkumvira Yesu Kristo, nkemera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye, yemeye ko mba umwana we, nanjye noneho sakiri databuja ahubwo yabaye data. Ubwo rero niyo mpamvu nabateguriye umurongo, ariko nkongera nkababwira ku murongo nanone wo mu Migani 26 uvuga ngo ntukiratane iby'ejo, kuko utazi icyo uwo munsi utazi uburyo uwo munsi uri buze kurangira. Noneho muri 2 hakavuga ngo kwishima, aho kwishima washimwa n'undi, ndetse n'umushyitsi ariko atari ururimi rwawe wishimisha. Ibuye riraremereye, umusenyi ni umutwaro, ariko uburakari bw'umupfapfa burusha byose kuremera. Ndagira mbabwire ko ubupfapfa ntacyo bumaze. Ibyiza ari ugukorera Uwiteka Imana akaguhindurira ubuzima. Imana ihindura ubuzima bw'abantu benshi, ariko ndashaka gusoreza ku ijambo nk'uko igishwi. Iri jambo riri mu Migani. Mu Migani abadukurikiye nibabishaka baze kuhasoma, ni Imigani 23 umurongo wa 6. Haravuga ngo ntukarye ibyo kurya by'ufite ijisho ribi, ngo kandi ntukifuze ibyo kurya bye biryoshye. Ufite ijisho ribi ni mu Migani 7 akatubwira ngo kuko uko atekereza ku mutima ariko ari. Yenda arakubwira ati ngwino nkufungurire, ariko umutima we ntabwo ubuhuje nawe. Reka twongere dusimbuke gato, ndaza kubasobanurira hamwe byose. Mbabwire ku ijambo rivuga ngo nk'uko igishwi, none mu Migani 26 umurongo wa 2 ngo nk'uko igishwi kijarajara n'intashya uko iguruka, niko n'umuvumo w'ubusa utagira uwo ufata. Mu Migani 26 umurongo wa 2 nk'uko igishwi kijarajara n'intashya uko iguruka, niko n'umuvumo w'ubusa utagira uwufata. Icyo mbivugiye rero aya magambo yose, ndagira mubwire ngo ntugatinye abantu, ntuzatinya abantu ngo uvuge ngo ubuse baramfa. Njye nyimara kwakira Yesu umwami n'umukiza, nk'abasilamu twabanye hari uburyo batangiye kujya bambonamo, nzabibabwira muri ningaruka, nabwiye ko nzagaruka. Bahise bamfata mu bundi buryo. Iyo nza kuba intinya amaso nari kuvuga ni se bagenzi banjye b'abasilamu twari tubanye mu idini ya Islam baramfata bate, ese abantu twabanaga muri gahunda y'umuziki baraza kumfata gute, ko babona mbateranya ninjiye muri gospel music. Ariko na focusinze ku gakiza, kuko nzi ko ubu buzima buzarangira, ariko ubugingo n'ubuzima bw'iteka. Noneho rero niyo mpamvu nababwiye ngo nk'uko igishwi kijarajara n'intashya uko iguruka, niko n'umuvumo w'ubusa utagira uwo ufata. Njyewe rero ndi umuntu uca bugufi. Iyo nakoshere nsaba imbabazi, niba hari ikintu niyiziho, iyo nakoshere nsaba imbabazi. Kandi ikintu cyitwa ukuri nicyo bungubu numva mparanira kubana nacyo. Nshaka kubaho mu buzima bw'ukuri, nkirinda kuba mu buzima bw'ikinyoma. Niyo mpamvu rero umuvumo w'umuntu undenganya cyangwa umujinya we cyakundakarira, nzi ko ndengana, nta kintu na kimwe biba bintwaye njyewe. Iyo niyo message ntambukije uyu munsi. Njya kuza hano rero hari ijambo Imana yambwiye, ntabwo nareka kuri basomera. Ni ijambo yambwiye bitewe n'ubuzima narindimo uyu munsi. Niyo mpamvu nakubwiye nkoze iki kiganiro ntafite wenda umwuka wo kuza kuririmbira abakunzi banjye n'abakunzi bacu badukurikiye. Uyu munsi ntabwo nari meze neza bitewe n'impamvu runaka, ariko aho narindi ndi gusenga, Imana yampaye ijambo rimbwira ngo umwami Imana impaye ururimi rw'abigishijwe, kugira ngo menye gukomeresha urushye amagambo. Inkangura uko bukeye, ikangurira ugutwi kwanjye kumva nk'abantu bigishijwe. Umwami Imana anzibuye ugutwi, sinaba ikigande ngo mpindukire nsubire inyuma. Ntabwo nshobora kuba ikigande ngo nsubire mu buzima nahozemo bwo kudakorera Imana. Ariko ni ijambo yampaye uyu munsi. Hari impamvu Imana yari impaye, hari impamvu yashatse ko ritambuka kuri iyi televiziyo. Imana yongera irambwira ngo abakubita nabategeye umugongo n'imisaya nyitegera abamfura uruziga, kandi mu maso hanjye sinahahishe gukorwa n'isoni no gucirwa amacandwe. Mu maso yanjye ntabwo nahishe gukorwa n'isoni no gucirwa amacandwe.
niko uyu murongo wa 6 uvuga, maze uwa 7 ugasoza uvuga ngo kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Unsindishiriza ari hafi, ninde uzamburanya? Duhagarare twembi umurezi wanjye ninde? Duhagararanye twembi umurezi wanjye ninde uzamburanya? Kandi nzi ko mfite umburanira, kandi nzi ko ibyo mburana ari ukuri. Ibyo ni ryo jambo nabazaniye uyu munsi. Turishimiye Imana. Murakoze cyane. Bakunzi ba F1 TV, reka ducumbikishiriza aha ngaha, ariko tuzasubukura ikindi gihe nubwo bwije, ariko byanze bikunze iri jambo rishobora kuba rihinduye imitima ya benshi, rishobora kuba rihinduye benshi bagiye batandukanye, kandi ryubatse imitima myinshi kuri ino si ya rurema mu gihugu cy'u Rwanda, abadukurikirana mu buryo bugiye butandukanye. Tubabwira rero ngo nakagaruka, kora subscribe, share, comment, tubabwira ngo n'ubutaha tuzasubira, ariko twifuza kuzamuzana. Nge nari P wanyu. All right. F1 TV Factor